mu mubatizo w'umwuka wera habamo ibitangaza abajura batagira, indaya zitagira, utatekenika ngo ubone. Sifa kwa Mungu bizanwa bihisurwa nuko umuntu yuzuye umwuka wera gusa. Kajya umubona mu nzira agenda aririmba, kajya ugira ngo yaracanganyukiwe. Ntabwo yacanganyukiwe, yahuye n'ibitangaza utagira. Sifa kwa Mungu. Yabonye ibintu utabonye, yumvise ibintu utumva, ijwi yumva nturaryumva kuva wabaho, imbaraga agira nturazigira, uko nturuzuzwa. Uracyaciriritse, ariko umugambi w'Imana nuko tuva mu bitangaza biciriritse. Yesu abwira abigishwa be, ababwira iby'umwuka wera muri Yohana 14. Yarababwiye ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data abaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Aravuga ngo niwe mwuka w'ukuri. Avuga amagambo meza, aravuga ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Buriya impamvu byanze dusa n'abisi, buri impamvu byanze uracyariyo. Hari ibintu byabo gikururana nabyo, kandi umwuka arabenga. Nk'uko iyo abirebye abona atabana nabyo akakwihorera. Ukajya uvuga ngo Mana nyuzuza umwuka, ariko bya bintu kurura umwuka akavuga ati njye sinabijyamo. Ese ubundi umwuka ninde? Mvuga ukuntu Yesu yabivuze neza. Yaravuze ngo niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka yuko abisi bamuhabwa kuko batamuzi, ntibamurora, ariko mwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Avuga neza, aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Icyo gihe abisi bazaba batakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Avuga amagambo meza yandyoheye. Aravuga ngo icyo gihe muzamenya ko ndi muri Data, na Data akaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Kuzura umwuka wera ni ukwakira ubwuzure bw'Imana. Kristo muri Data, Data muri Kristo, Kristo muri twebwe. Iyo niyo cyo bisobanuye kuzura umwuka wera. Uyu muntu ntaba kibaza ibitangaza, ntaba kijya gushaka iyo ibitangaza biri. Murimo muranyumva? Haleluya, haleluya. Kubera iki? Yesaya hanura Yesu yaravuze ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ubwo ni ubutunzi umuntu wujujwe agendana. Nawe ubwiyo yireba asanga ari igitangaza, byonyine aba ari igitangaza. Imana ishimwe cyane. Imana ibanyuzuriza umwuka. Kubatizwa mu mwuka wera ni ngombwa. Ntabwo mfite umwanya munini, reka ngarukire hafi. Uwo munsi Yerusalemu habaye ibintu bidasanzwe. Hari abagabo bari bifunze, ubwabo baravuga bati kubera ubwoba twijyanye muri gereza mu cyumba cyo hejuru. Baragenda bajyamo barikingirana. Hanyuma ngo barangije baruzuzwa. Bibiliya niko ivuga, bujurwe ngo bakajya bavuga ibitangaza by'Imana, ibitangaza by'Imana. Anayingeze ahantu ababwiraga nubwo bavugaga ikihe gitangaza, nta kindi gitangaza gihari. Hari umuririmbyi waririmbye ndibwira wo mu Gakiza, yavuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye, ngo none umutima wanjye ngo huzuye ishimwe, ngo shimira umukiza wanjye. Aravuga ngo nukuri ni igitangaza ko nahawe agakiza ku buntu, rwose ni igitangaza. Imana ishimwe cyane. Njye munyabyaha nahawe agakiza. Ngiki gitangaza cya mbere bahishuriwe ko Yesu yapfuye ku bwabo. Uwo munsi bahishurirwa ibyo Yesu yakoze, baravuga bati byari byo byose. Kuba dukijijwe ni igitangaza. Icyo ngicyo gisabye amafaranga, gisabye ko inzu ihari, gisabye ko wabyaye, gisabye kada kuko warakirirwa ni igitangaza. Basubiye mu buhamya bwabo biyibutse neza, umwuka wera arabaterura bere kuko bari arababwira ngo ni ukuri ni igitangaza. Batangira kuvuga ibitangaza. Icya kabiri, nari mboshywe rwose mu mijima mwinshi,
sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru yambaye ingoyi zose nari mfite. Haleluya, nsigaye ndirimba n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yari umwuka we wera niwe ujya unyobora. Izo baraziririmbye ibintu birakomera, bajya babareba bakabona nta kintu bafite, ariko bakabona bararirimba ibitangaza. Ijana aravuga ngo nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ko yavuye iwe mu ijuru ngo amfire igorogota. Bakabona gupfa kwa Yesu igorogota niki? Ni igitangaza. Baririmba ibitangaza muri Yerusalemu, abantu barakererwa. Ubu twujujwe, umujyi wahagarara, kandi gikomeye nta n'ikibazo kuko nta mutekano twaba twahungabanyije, twaba twakoze imyigaragambyo, twaba twujujwe, kandi twavuga ibitangaza by'Imana, nta muntu twasebya, nta bibazo twagirana n'igihugu kuko twaba twujujwe. Mwasubiye Yerusalemu tukuzuzwa, uretse kwirukanka, hagarara hamwe wuzuzwe. Haleluya, baruzuzwa ngo bararirimba ibitangaza kugeza igihe abantu byabayobeye. Aravuga ati ariko aba bantu si abanyagalilaya, abantu ni abanyagalilaya, ko twumva turabumva bose, kandi turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu za kavukire, turimo turabumva, kuko turimo turabumva. Imana ikamfasha ikabuzuza, mwese mugasohoka muvuga ibitangaza by'Imana, mugasumba ibiciro, mugasumba ubuzima buhenze, mugasumba bya bintu byose, mukabisumba, mukinjira muri uyu mujyi muvuga amaboko y'Imana mwabonye, muvuga imbaraga z'Imana muzi, muvuga ibintu Imana yabakoreye dore ko itakoze biki. Agumbabaza ibintu Imana yakoze mubona bisumbwa n'ibiciro biriho. Se ni hari igihe mwejeje mukananirwa kubirya kandi byeze? Kutuzuzwa, ibyago dufite ni ukutuzuzwa. Yesu yababwiye ati rero muzahabwa imbaraga mu mwuka, mu mubatizo w'umwuka wera harimo imbaraga. Haleluya, harimo iki? Imbaraga. Umva, nta bintu biriho bizabaho biruta imbaraga ziri mu mubatizo w'umwuka wera. Umubatizo w'umwuka wera ufata intumbi ukayihindura muzima. Siko bamaze kutubwira ukuntu ngo byari byabaye imirambo. Barabwira ati hanura wowe gusubwira imiyaga yo mu birere bine izihuhema, mbihuhama abantu bahita birema inteko. Ubwo umwuka ukuzuzwa, ibintu byose utinya wabihagarara imbere ushize ubwoba. Kigutera ubwoba ni ikibazo cyo kutuzuzwa. Bibiliya ivuga ngo iki? Uwo munsi ngo muri Yerusalemu baravuze ngo ibi ni ibiki, ngo birabayobera. Hari abantu rero bazi kwita izina batajya barurira kubyita, barabyise. Na mbere abarokore buzuzwa babise abasazi, ntabwo bacecetse, baravuze bataba abantu ni abaki? Ni abasazi. Impamvu ikibazo dufite gikomeye ni uko abari abasazi bakize. Abasazi barakize, babaye bazimu. Ngubu nabo mbese babaye abasirimu, babaye abanyamujyi, nabo barimo barareba aho igihe kigeze, ngo barashaka kuba ngo abantu b'ikinyejana. Kubera iki? Bakize ibisazi. Kandi gukira ibisazi nicyo kintu kibi kibaho. Uzi guca ahantu wanyuze wambaye ubusa? Barakize. Noneho ngo barangije ari batatu, nta bindi biriya bintu bibariho, basinzihira. Petero rero Yesu yari yavuze ko bazaba abagabo kugira gute? Bo kumuhamya. Impamvu ducecetse nta byayobeye abantu. Petero ngo akingura urugi, ahagarara na 11, arababwira ati bene da, ntabwo twasinze,
iyi muturebamo ntabwo ari ugusinda. Iyi ni isaha ya 3 y'umunsi, ahubwo ni ibintu mubana nabyo mutabizi. Uzi ko abantu babana n'ibintu batabizi. Habwira ati ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri. Imana iravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, icyo gihe abahungu n'abakobwa bazahanura. Ndebera nawe ngo abahungu n'abakobwa bazagira gute? Ni mureba b'iki kinyejana, baba Pantekote bari muri za worship team, bise worshipinga, bantona so guhanura, ko worshipinga so guhanura. Ubundi isezerano ry'abahungu n'abakobwa ni uguhanura, ariko nabo ngo barajya kubaza ngo aho babarebera. Ubwo uzarebesha ungana utyo uzageza muri 50 bimeze bite? Uzaba utaraguza? Uvugishije ukuri urumva uzaba utaraguza? Impamvu bavuze ngo bazaba hano nuko guhanura ari umuntu ufite imbaraga. None wowe uyu munsi urarebesha, urajya kuvuga uti bandebere, bampanurire. Ubwo urumva uzasaza nka Sawuli, uraguza.